Hey guys, mumeze mte? What rap? Abakunzi bacu. Abakunzi bacu. Kumafuta? Umuriro. Nizina ry'Imana mbabwiye. Abakunzi bacu ndabasuhuje abantu mukunda kwitonda. Aba bantu sinzara imiriro bayikuye. Muraho neza. Abasabu bacu bashasha yambi bizu kabisa murakomeye cyane. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu. Hari umuntu w'umuhanga yaravuze ngo mu buzima hari abantu batatu bagomba kwibagirwa. Agomba kwibagirwa umuntu wagusize mu bibazo. Agomba kwibagirwa umuntu wabigushyizemo. Nta n'ubwo ugomba kwibagirwa umuntu ukugiriye neza akabigukuramo. Ariko nekereza ko aba bantu twese mu buzima twagiye duhura nabo. Ndashaka ko ibyo bintu tubivugaho birambuye, hanyuma na bya bintu byo kuvuga ngo bintu ngo byo kubabarira ngo ni ukwibagirwa, umva abakunzi ba ibyo bintu mu byibagirwe ngiye ngo babarenda komeza nkabyibuka. Abakubitsa ahantu Mba nkubitse ko wigira marayika ko wigira marayika ngo meze bite iyo umuntu aguye mu kirugenzo muramwibagirwa ko ye amubika ahantu nanjye ntabwo mwibagirwa biterwa n'icyo yambaye. Imana ishimwe utonze Yewe icyuma cyane ni gito ntabwo mfite abantu ho kubika ibintu bingana kuko Okay, dufite abantu batatu. Uyu muntu wakugiriye nabi uramwibuka? ndamwibuka. Umuntu wagusize mu bibazo uramwibuka? ndamwibuka Umuntu wabikuyemo uramwibuka? Respect bro. Umuntu wagukuye mu bibazo uramwibuka? umuntu wagutaye mu bibazo Umuntu wagusize mu kibazo uramwibuka. Uramufite. Sawa nyine. Umwe se ahubwo mfitiye ubutumwa umuntu washyize mu bibazo. ese ubundi yabikwishyiramo gute Abigushyiramo gute? yarakuziritse arakujyana Ntabwo umuntu akuzirika akakujyana ishuri. Hari n'igihe ziba ari inshuti zawe z'amagara, hanyuma zikajya zigusheta. Cyangwa ngo ise gushoka ubona gujya imbere tugende. Mwajya gukora ibyo mukora ugasanga beretse ko barirukanze, wowe bakaba ari wowe bafatira inyuma. Bagutaye nk'umuriro. Abantu nk'abo mumeze mute? Urumva? Aho muri mwihane. Hari n'abandi bantu rero, urumva? Hari n'abandi bantu baba ari abana beza byatari, ewana bazi kuryanda bya fresh. Ku buryo uri buhure n'ikibazo. Nubwo baba bagifite mu kuboko, bakajya baza bakumva uko umerewe, bakumva nimba byagushenguye cyane cyangwa byagushenguye buhoro. Urabyumva? Ariko reka nikomereze ibyo narindi, ibyo ntabwo byo turiho. Mfitiye ubutumwa umuntu wanshyize mu bibazo. Wa muntu we wanshyize mu bibazo ntabwo nzakwibagirwa. Hari impamvu ebyiri zitazatuma nkwibagirwa. Iya mbere ni uko watumye menya ubwenge. Watumye menya ubwenge, ubu iyo ntaza kumenya kera ngo nari ikinyange, ngo nari igihwinini, ngo nari ikiduruwinga. Mbese ibintu nk'ibyo. Urumva? umuntu nashatse kuvuga Ntabwo bize ariko hari ukuntu umuntu aba nta bwenge. bitaga amazina Nyarudindi nawe uzi amazina bamwitaga Ba Nyarudindi niko yitwa n'ubundi ni Nyarudindi. nyine ageze atondekanya amazina Urumva? bamwita. Rero abo bantu ku gice cya mbere bamenyesheje ubwenge, batumye menya ikibi n'icyiza, batuma menya kugira ubundi hari ukuntu twashwanaga nkahita mvugira hejuru nkavuga ngo birangire ngo dakwiyamye ngo ibyo bintu simbishoboye. Nza kubona abandi baraceceka bikarya. Niga guceceka rimwe na rimwe, hari igihe nkora ibintu nkicecekera ntigendera tu bigahwaniramo bikarangira. Ubwo rero mwarakoze by'umwihariko. Yemwe bantu mwanshese mwarakoze mwagishije ubwenge. baracyariho Abantu babishyizemo itangiriro ry'ibibazo ubundi. Abantu babishyizemo cyane. Umutekerezaho iki nihe plan umufitiye? Umuntu ufumwe. Cyakabiri cyo ngiye kuvuga.
ibyo mvuga ngo mubabarire mwibagirwe mugire gute njye hari ibyaha nababarira ikindi hari n'ibyo mbika kugira ngo nzihorere ukwiye kubabarira ariko kuri no nshuro ndumva nta muntu mfitiye impuza mfite kuzihorera hari abantu gusa ahubwo hari abantu ntegereje nk'ahazaza ni ukuvuga ngo bashonje bahishuye ariko ntabwo batekereza ikintu kibi iki oya ntabwo nabona umwanya wo kubatekereza gusa babitsa ahantu ubona uzabashungera uya hari ukuntu ariko umuntu akugirira nabi hanyuma akaba yitandukanyije nawe kandi akaba nta deni umufitiye buriya umuntu wakwihoreye akakureka ukagaragurika simbizi muraza kutubwira niko umuntu wagusize mu bibazo wamugira utashaka umuntu ntabwo tumufitiye abantu bagusize mu bibazo narakuze buriya hari umuntu uguta ahantu uri muri situwasiyo runaka akagenda ni nko kuba uri mu cyobo wari ukeneye umuntu kuzamuramo so akazamuka akegezaho udutaka kugira ngo umugumye abashaka gusigira akantu gato ko guhumekera ngaho bose nimukubitana imbere wenda nawe hari ahandi yahuye na bariyeri ari wowe ugomba kuhamunyuza ubu renda kuzihorera se oya nzahakunyuza rero ni uburyarya ntabwo twemera uburyarya kuri no kamera ntabwo ari uburyarya ufitiye ubuhe butumwa bw'imvamutima uvugisha ukuri ubuhe apana kuhamunyuza ntabwo ari uburyarya reka mbivuge nk'umukristo byibuze ni ukuri ko imana nta bukristo buri hano kuko pasiteri ntabwo ari we ukuri imbere ugira biri mu mutima wawe nk'uko biri ijambo ry'imana riravuga ngo muvuge ukuri nk'uko kuri mu mitima yanyu ngaho vuga erega usuzi ngo isi izamwigisha kuruta njyewe ko namwigisha Okay, ushobora kwihorera ariko mu rwego rwo kutihorera njyewe ugomba kwera imbuto icyatumye ahagusiga ugakora igitandukanye nacyo mugahura gukeneye ukanamufasha aho biri ngombwa ariko ukajya ugacishamo ukamubwira ati ukwibuka agiye ko byari bimeze nyumvira wa muntu utazihorera ngo azajya akanagamo nyine ukanagamo ariko nibyo ukanagamo ukwiye kujya umwitwa mwaka ariko amagambo ni make uri kubyibuka amagambo ni mabi pe usiga kenge ngo njye mpumeka gatoya umwuka ugashyiramo wowe uri kumva bimeze bite akakubwira aba yiyoroheje ngira ngo abazi ko ari we wa mbere uri kubabara kurutwa umuntu wakugiriye neza wamukora iki na byo arahari benshi cyane ntabwo arazi benshi cyane ko ataravuka nawe bangiriye neza Ubona ataravuka, Imana Meddy. bamugisha abantu bangiriye neza ndabakunda abantu bangiriye neza ndabasengera kandi mfite ideni rinini cyane ryo kubitura so umuntu wambitse ni neza nkoresha uko turi nanjye nkamwishyura nubwo ntagera ku rwego numva nshaka cyangwa se wenda nawe ashaka ariko njye n'umutima wanjye mba numva namwishyura none se nta bantu bakugiriye neza bari bateze wenda ko bari kugusa ku buryo wenda ushobora kuba waramubwiriye neza cyangwa utarabimukorera muri situwasiyo runaka wenda yari arimo we nta bushobozi ubifitiye mugahita muhera ko muba abanzi ntabwo birakubaho ntiyihangane ndacyariho ndahumeka icyo yamenya cyo nuko mba mfite ideni ry'umuntu wangiriye neza kandi icyo mparanira nansaba ni uko iyo neza nubwo ntayikwitura nzayitura wenda umwana wawe cyangwa umwuzukuru ubivure turacyari ku isi tugihumeka dufite ibintu byinshi tuzakorera abantu benshi batugiriye neza ese ubundi bari abantu batugiriye neza hari abagira neza bagira ngo baguze umva rero ni ngombwa kumwitura umva nkubwire ataragera muri situwasiyo igaragara ko ugomba kumwitura nyine akakugirira neza ukumva nawe ugomba guhita ukora ibindi ntabwo umuntu agira neza kugira ngo uzongere umwiture ariko urabizi ko hari abantu baba bameze yego umuntu umeze gutyo ikintu ahura nacyo aragenda akomereka mu nzira umuntu ugira neza kugira ngo agire ikindi kintu azabona akenshi arakomereka kubera ko inshuro nyinshi njye nkuriye kuri experience yanjye abantu twagiriye neza ntabwo aribo batugirira neza inshuro nyinshi cyane abantu twagiriye neza swate
baragenda bakanabyibagirwa cyangwa se bakahinduka ahubwo n'abanzi kubera ko umuntu ashobora kumugira neza uyu munsi akitega ko ari ibintu uzajya uhora ukora buri munsi byakunanira ugahita uhinduka umwanzi burundu bikararangira buryo nta n'ikintu muzongera kugira muzongera no guhuriraho uri kubyumva rero imitima y'abantu yo ntabwo twayitindaho abantu bateye ukuntu kwabo ahubwo ngarutse inyuma umuntu wangiriye neza ku giti cyanjye abantu bose ndabibuka bangiriye neza abo nibuka Imana izambabarire ngerageza kugirira neza uwo mbonye wese kugira ngo naba bandi bangiriye neza ntibuka nibura Imana ijye ibaha umugisha tout simplement ariko hari abantu nibuka bangiriye neza kera uri kubyumva umuntu akakugirira neza nta kintu afite uri kubyumva nawe ubwe ari muri situation yaragize icyo akenera urumva ariko umuntu akakwitangira akakurambaranaho akabikora nta yindi nyungu ategereje nta kindi giki ariko uwo muntu akakubera umuntu abo bantu rero b'imfura abo nibuka abo numva bari mu mutwe wanjye babikideni kugeza apfuye hari abo ntarongera kubona urumva hari abavuye muri uyu mubiri uri kubyumva hari abavuye muri uyu mubiri ariko nubwo bawuvuyemo basize abana uri kubyumva abo bantu bose uko mbitekereza nzatuza nzaruhuka hari ikintu nibura nkoze to pay that forward ntabwo ikintu nzakora gihwanye n'ineza bangiriye ineza buriya hari ukuntu umuntu aguhereza agasahani k'ibishyimbo urumva bitewe na situation akaguhereyemo ako gasahani k'ibishyimbo ukaba utakagura amafaranga 5,000 by'amakoroni bitewe n'ukuntu umuntu agusanze bitewe n'ukuntu umuntu agira gute urumva rero hari ineza nyinshi abantu bagiye bakora hari ibintu byinshi kabisa abantu bagiye bakora ku buryo abo bantu ewa niyo hazi iki none se Jose tugarutse ku kibazo cyawe cy'abantu bagushyize mu babukozinze gato uramwe ngo hari ikintu wari ugiye kumbaza iki oya ahubwo nari mbyibutse ni ikintu ngiye kuvuga mbona ndi bugukore muri mudu nta kibazo wari kuvuga ngo abantu urabasi nyina narebye kuraje kubara ngo urabasirikana ngo uzakora ibishoboka byose ngo n'umugereho ukavuga ngo wasanga urari mpfu bivuge cyane abakunzi bacu babyumva bivuge cyane bivuge cyane bivuge cyane ariko on sait jamais suko mvuze subiramo ibintu mugenzi wacu avuze kugira ngo dukomeze ikiganiro mugenzi wacu avuze rero jewe urumva nyine hari ukuntu yari kwitekereza ikibazo ngiye kukubaza ntabwo mbyumvishije neza ahubwo ubwonko butaraturugura akakubaza kuri sije yawe yo ku umuntu usize mu kibazo hajya ukwiye kumwibagirwa ufite ihe plan ukwiye kumwibagirwa ujya gukorera kugira ngo ubohoke cyangwa se ufite gahunda yo kumwishyura nyumva hari ukuntu waduciyemo ntabwo wabirangije ntabwo wabishoboje nk'uko nashoboye yavuze ko azihorera mugenzi wanjye yavuze ngo ari igihe narampfuye ndagira ngo mbamenyeshe ko kubaho ndagira ngo mbamenyeshe ko kubaho atari impuhwe kubaho k'umuntu simpuhwe z'agati oya ndagira ngo mbamenyeshe ko kubaho ari Kristo no gupfa ari inyungu ibyo nta birenze burya kubaho k'umushwi ntabwo ari impuhwe z'agati ntacyo uzaba abantu bagira itiku izi ndirimbo ntabwo bashobora kunanirwa kuzimenya umuntu kwereka inzira wayinyuramo bikamubabaza aha data warumvashije uwo muntu wanjye rero dusubiye inyuma aho natangiriye ku muntu wanshyize mu bibazo ku muntu wangiriye nabi bikanshika ku mutima nta gahunda afite yo kwihorera uri kubyumva kubera iki kubera ko kandi utabyibagirwa kubera ko kwibagirwa hari akaririmbo umuhanzi yize kuririmba ngo utazi yava ntamenye yajya urumva iteka ryose nzirikana iyo navuye kugira ngo umenye neza ahantu ndimo kujya so rero abantu bangiriye nabi ntabwo ari uko nabibagiwe ndabareba burya nkabihorera urumva
nta gahunda yo kuzihorera mfite, gahunda mfite niyo kuzagirira neza abantu bangiriye neza. Ntabwo kuvuga ngo nzabagirira neza, ahubwo nzaza kubashimira. kuvuga ngo wigiye ku makosa ye ntabwo wumva ko wamwitura. Ntabwo namwitura, nta kintu nenda kumwitura. Urumva warahindutse se? njyewe ntabwo nahindutse, ibyo ndimo kuvuga ntabyo nzi. Urumva ntabwo nahindutse. Aba bantu ndi kuvuga ntabwo uyu muntu wangiriye nabi, icyo nzi cyo yanyeretse ubwenge. Urumva ikindi kintu ahubwo ikindi kintu ntabwo ndoburije kuba inshuti nawe wa muntu wangiriye nabi. Urumva ntabwo nzakugirira nabi, ntabwo nzakwitura, ntabwo nzakugira gutena, nta kintu na kimwe nzagukoraho. Narakubabariye, uri hariya, sinzabyibagirwa. Ariko kandi nanone ntabwo ndoburije kuba inshuti yawe. Nupfusha ntuzantumire, ntabwo nzahaza, ntabwo nkuryamye. Nugira ubukwe ntuzantumire, ntabwo nzaza, ntabwo nzaba nkuryamye. Ntabwo murakariye, ntabwo murakariye. Napfusha ntukahajye. Ariko si iki umuntu akugiriye nabi, mbese ubwo uzaba ugiye gukora iki? Gusa ugiye bakakuroga, se yaba yaragukoreye iki ku rwego rw'uko yagira ibyago yaraguhemukiye. Twavuze ubwoko bw'ibihemu. aho simpa. Ubwo ubutaha tuzaganira nyine ku mbabazi n'ibyo tugomba kubabarira n'ibyo tutababarira. Murakoze. Okay. Oli. Umuntu wabigusizemo umufitiye ubuhe butumwa ngo Nagushyize mu bibazo. umuntu wabinsizemo. Umuntu wabinsizemo. Oya, nawe umuntu wagushyize mu bibazo kandi wabigusizemo. Wabigushyizemo kwitangirira. Wabinshyizemo. Akaba narabivuyemo. Uriya muntu nanjye sinteze kumwibagirwa. Atari ukugira ngo nzihorere, ahubwo ni ukugira ngo azisanga hahandi tena. Donc ngomba guhora mwibuka kugira ngo niba n'ubundi ubwo yaturufu yakoresheje kugira ngo nyure muri ya nzira yansizemo cyangwa muri cya cyobo yanjyanyemo, atayivugurura akayishyiramo tekinoloji. Singomba kumushyira kure yanjye, ariko nanone ntagomba kuba hafi yanjye. Donc samuwe singomba kumenya ibyakote tena ku rundi ruhande ngomba kubimenya. Ukamurebera ahantu. Mba murebera ahantu gutya ngo. Hanyuma wowe umuntu wagushyize mu bibazo. umuntu wakize mu bibazo. Karamba. Yewe mutoni we. Umuntu wakize mu bibazo naba mvuga iki nawe. Umuntu wakize mu bibazo akaba agishaka ngo yabona n'ubu uyu mutwe ugashaka kongera gutsinda. Wa muntu ari kumva nteye inkorora ndagira Korora nurangiza. wa muntu we Uri kuvuga ngo ufite kwihorera. oya ntabwo mfite kwihorera, ariko nanone umva ndagutinya, aho uri ndagutinya. Ko ndenganya gasa Ndakubashye. ngo nuko mvuze ngo Warenganyagaje zavugaga. Oya akantu ko kugira ibyago ngo ko gupfusha niko kankanze, ariko ntabwo ashobora kubigira agutumiye wagenda se mu birori wagenda no mu byago wagenda muzakomeza mu binshuti. Ibirori ntabwo najyayo wenda, ariko nanone yagize ikibazo cyo kubura umuntu we aho ngaho, ndumva ntashobora kwicara. Namutabara rwose. Hari ikibazo nungutse ndaza kukibaza mwebwe mufite abana. Umuntu wakugiriye nabi bibaye ngombwa ko ubyuka mu gitondo ugasanga umwana wawe yagiye kurambagiza. Kurambagiza namuhumugisha nakora iki? Yarakugiriye nabi. Yarangiriye ntabi ugasanga agiye gushyingiranwa. Nakora iki? None bakateretayo cyangwa agateretwayo. Muri iki kinyejana nakora. Ntekereza ko wavuga nk'umubyeyi byakwanga nyine ukavuga ati nakundi. Wavuga ngo iki? Ariko nanone ntamuha detaye zose ko byagenze. ujye mubazi mwana wa barimo amazi barimo mba ngo tubana mba ngaho nyine nyumvira. Ariko nibyo ugomba kumubwira. Wamubwira ariko ukanamuhereza uburenganzira bwe ko hano ho dutuye nyine. Kubw'izo mpamvu rero mumbwire turimo gufata umwanzuro. Murumva aba bantu batatu tudakwiye koko kubibagirwa cyangwa kubibagirwa? Haba hari impamvu zatuma dukwiye kubibagirwa cyangwa tudakwiye kubibagirwa? Nta n'imwe ngewe ko abantu nta nubwo byakunda ko umuntu abibagira.
kubera ko Jose uzareba umuntu wagusize mu bihe wabikujyanyemo haba hari udusigisigi dutuma ubyibuka uko byagenda kose uwakugiriye neza byanze bikunze uhora ubyibuka uwagusize byanze bikunze so nta kintu twakora wenda twareka kwihorera ariko tukigira no ku makosa yabo nanone no ku byiza byabo ntabwo dufite kubibagirwa ariko nanone nta nubwo dufite kwihorera ariko hari umuntu numva ndi guhareza umuntu wagusize mu bibazo akagenda hari igihe nawe yari arengewe akayabirinduka akaza akakongera akareba ko utahwereye uwo muntu yagusize nabi cyane ntabwo yari arengewe uri kugana ngo akagaruka ntabwo tuzakwibagirwa twari umuntu ujya witangira undi akiyemeza mu gapfana ngo ntabwo tuzakwibagirwa wa muntu ntise wakwibagirwa ntabwo wamwibagirwa ari kuza guhaho we ngo uracyahumeka we ngo ngo kanze ngo ushakire ngo umuntu wo kugufasha akagenda akicara agahita ajya gutanga amakuru sawa nyinshi anyway that's it namwe mutubwire uko mubyumva abo bantu muri comment dukwiye kubibagirwa cyangwa dukwiye kujya tubibuka mutubwire uko mubyumva wabika somewhere hanyuma mukomeze mudukunde keep it up hanyuma please share comment subscribe ciao ciao ciao